intego, imihigo, ingamba, imishinga, ibitekerezo na gahunda ufite zikomeye, ntiwayigeraho udafite ubuzima buzima. Aha ndavuga ko nta kure wifuza kugera wagera ngo uhishimire nta buzima bwuzuye ufite. Ngiye kukubwira impamvu ikomeye ugomba kurya indyo yuzuye buri munsi. Njye ugiye kubikubwira ni Intore mu mfura ya Mbisanti Angel. Nguhaye ikaze mu kiganiro Care on your life. Kuva ukivuka kugeza aka kanya uri kumva iki kiganiro, ibyo urya, uburyo ubiryamo n'igihe ubirira nibyo bigena igihe n'imyaka uzamara ku isi. Imirire yawe nibwo buzima bwawe. Uri ibyo urya. Imirire yawe nibwo buzima bwawe bw'uyu munsi, ni nabwo buzima bwawe bw'ejo hazaza. Nk'uko nabikubwiye, ndashaka kukubwira impamvu ikomeye ugomba kurya indyo yuzuye buri munsi. Reka nkwibwirire ikintu ahangaha. Niba wifuza kugira ubuzima buzima, ukaba uriho ufite gahunda zawe, imishinga yawe, ariko ukaba ufite ubuzima buzima, igishoro cya byose ni ubuzima bwuzuye. Ngiye kukubwira iyo mpamvu ikomeye iyo ari yo. Ubundi mu by'ukuri indyo yuzuye ni indyo yuzuye intungamubiri zifasha umubiri wacu. Gufata indyo yuzuye ni ibintu bifasha umubiri wacu kuba wabaho n'ubuzima bwacu muri rusange. Indyo yuzuye ituma umuntu adasaza vuba. Nubasha gufata indyo yuzuye buri munsi, ugakora agasiporo, uzagira ubuzima busa neza imbere n'inyuma. Uba uri umuntu ukomeye, aho umuntu wese akubonye abone ko ufite ubuzima buzima. Ufite kwita ku buzima bwawe. Reka nkubwire ibigize indyo yawe yuzuye kugira ngo usobanukirwe iyo ari yo. Nk'uko nabikubwiye, indyo yuzuye igizwe n'intungamubiri zifasha umubiri wacu. Indyo yuzuye igizwe n'ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri. Mu byubaka umubiri harimo ibiribwa nk'inyama, amata, amasaka, ibigori, uburo, ingano n'umuceri. Naho mu bitera imbaraga hazamo ibinyamafufu, ibinyamisogwe, ibirayi, urugero nko ku binyamafufu, ibijumba, imyumbati n'ibindi byo kurya bishobora kuba byafasha umubiri wawe kubona imbaraga zivuye muri ya mafunguro wabashije gufata. Naho mu birinda indwara ugomba kuzirikana ko harimo amagi, harimo dodo, harimo amafi, harimo indagara, harimo ibiribwa byose bikomoka ku matungo. Indyo yawe ahangaha iba yuzuyemo ibi bintu bitatu, ibigizwe n'intungamubiri ziri buze gufasha umubiri wawe ukamererwa neza. Indyo yuzuye ifasha umubiri w'uyirya kugira uruhu rukeye, kuko ibyo urya nibyo bigena uko usa, nibyo bigena imbaraga zawe uri bugire, nibyo bigena intege nke zawe. Ndashaka kukubwira kubwira ubuhari ku batubanjirije. Abantu bo hambere bararambaga. Ushobora kwibaza ikibazo uti, kuki abantu ba kera babagaho igihe kirekire ugereranije n'abantu b'ubu? Ese byagenze biti? Ni iyihe mpinduka, ni iki cyabaye kidasanzwe gituma kuri twebwe turi kubaho muri ibi binyejana tutari kumara n'imyaka 100?
ariko ugasanga urebye mu mateka, ukoze ubushakashatsi bwawe busesenguye bwimbitse, ugasanga abantu bo hambere bamaraga imyaka 200, 300, 400, 500. Ni ubuhe bwiru burimo aho ngaho? Ubwiru burimo ni abundi. Abantu ba kera bararyaga kandi barakoraga. Kuri ubu turarya ntidukore, tugakora ntiturye. Ibyo bintu bibiri nibyo bituma tutabasha kuramba. Ariko ntarirarenga, dufite amahirwe. Uko wita ku buzima bwawe niko ubuha amahirwe yo kuramba no kumara igihe kirekire. Nk'umunyarwanda rero, umva gahunda nziza u Rwanda rurimo ku nsanganyamatsiko y'indyo yuzuye. Batura Rwanda, hagamijwe kwifatanya n'abatuye isi mu ntego yo kwihaza mu biribwa bihagije kandi bifite intungamubiri. Kuva tariki 16 Ukwakira uyu mwaka, mu Rwanda turi mu kwezi k'ubukangurambaga ku ndyo yuzuye, tunizihiza umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa. Insanganyamatsiko iragira iti uburenganzira ku biribwa, ubuzima bwiza n'ejo heza. Mucyo rero indyo yuzuye tuyigira umuco mu miryango. Isahani yacu ibonekaho ibyubaka umubiri nk'amafi, amata, amagi, inyama n'ibindi. Habonekaho ibitera imbaraga nk'umuceri, ibirayi n'ibindi, ndetse n'ibirinda indwara nk'imboga n'imbuto, bityo turusheho kugira ubuzima bwiza. Ubu butumwa ni ubwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ku bufatanye n'ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku biribwa FAO n'abandi bafatanyabikorwa. Naha nsoreje ikiganiro cy'uyu munsi, aho twareberaga ku mpamvu ikomeye cyane ugomba kurya indyo yuzuye buri munsi. Yari Intore mu mfura ya Mbisanti Angel. Hug life was I am alone.